gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Jaya yarari kumwe na Evan ahangaha yararimo amwinginga amusaba yuko bagira gutya bagataha Evan yari yamubereye ibamba amubwira yuko atari buhave munyemerere inkuru yacu tuyihere kuri abangaba bombi babiri Jaya yitegereza ituze akavuga ati babe ese nabura niba wowe ubwawe kano kanya utari kwikunda niba wumva ubwawe utihangayikiye nabura agirira impuhwe twebwe tugukunda ibaze hagize ikikubaho ibaze kano kanya ndamutse nkubuze ntabwo nazibabarira babarira wintera agahinda ndabizi wanyuze muri byinshi bigoye ndanabizi ko wanyuze mu buribwe bwinshi ariko wituma uburibwe bukomeza kuganza ngo bukuyobore bukubuze ukwishyira ukizana Evan, you know I love you. I love you, Mom. I love you more than I know. So mbwira gute nshobora kuva hano ngusize. Reba ukuntu iyi mvura iri kugwa. Kandi urabizi ko nkunze kugira ikibazo. Basi ngirira impuhwe. Babarira tuve hano ituze yitegereza Jaya mu maso akamureba umwanya munini avuga ati Jaya ibintu byose uri kumbwira ndiye ndabyumva ariko please ndumva byancanze ndumva byandenze ariko ntawe ibaze ufite umuvandimwe wawe mwonsi ibere rimwe uhereye mu buto bwanyu byita konka ibere rimwe sinishuwa neza niba amaya yaranyonye ariko nkurikije nyine n'ukuntu nyine bavuga ngo mama wanjye ntiyigeze anambona ntiyigeze anamenya n'ukuntu birashoboka cyane nakuze nzi ko ari mushiki wanjye Tania yarwaniriye ishyaka yabaye ahundi wese atigeze ambera yamaye urukundo rwa Ari ashyiraho urwa Maya ndetse n'urwe ku giti cye ibaze ko Tania yatorotse akava i Burayi kubera njyewe Evan none uri kumbwira ngo kano kanya ari kumbwira ngo aranyanga kano kanya yahindutse kano kanya ntanyitayeho wambwiraga ibyo ni ibiki Jaya wabinsobanurira
wabona nawe mu gitondo rimwe uzabyuka ari mu gitondo ugahinduka ukambwira ngo wituze ntabwo nkimukunda. Ese ko ibyo nkunda byose binshizeho ndakora iki? Reba na Latina nawe yagiye. Jaya tuvuze ngo Latina se ninde kandi? Latina se we mupfana iki? Ko numva mu bantu nzi ntamuzi. Uwo ni muntu ki? Tuza ahera ko yiyumvira akavuga ati Jaya never mind, wibyitaho. Jaya ntabyitaho ahubwo abihereza umwanya we cyane, akomeza kwinginga Evan ngo arebe ko bava aho ngaho, cyane ko imvura iba iri kugwa kandi ari nyinshi. Ariko Evan akanga akamubera ibamba, imbeho igera ikamwica. Jaya agatangira gutitira, Evan byose akabibona. Icyo akora abona nta yandi mahitamo afite, akemera bakava aho ngaho. Berekeza mu rugo kwa Lydia. Bakihagera Lydia ahera ko yumva muri we agize igishika, kubera ko bombi baba bamuramukije akumva barakonje. Akavuga ati niko ko numva mukonje, byabagendekeye gute bana banjye? Iyi mvura yose yabashiriyeho, yabanyagiye. Ese mwari mwabuze naho mwugama nabura? Jaya asubiza Lydia akavuga ati mama, ahantu twari turi ntabwo twari kubona uko twugama, ntabwo byari bitworoheye. Evan aragenda akajya mu cyumba, akareba imwe mu myenda ya Tania agahereza Jaya ngo yambare, akamushakira n'icyo kwifubika, ubundi akamuherekeza. Jaya agataha. Evan ahera akagaruka agera mu rugo asanga Lydia n'ubundi asa n'umutegereje. Lydia ahera akabaza Evan, akabaza ati tuze mwana wanjye, byagenze bite? Nabajije ngo imvura yabanyagiye, aho kunsubiza ahera kugenda. Byakugendekeye gute mungu wanjye? Evan aho gusubiza araceceka. Lydia aravuga ati ariko se uriyo uranyumva nabura nangwa wagiye? Cyane ko Lydia ntago abasha kubona. Arahamagara akavuga ati Evan, Evan mwana wanjye. Mwana ahera ko yitaba akavuga ati ndakumva senga. Lydia ati ariko sibi ni ibiki? Ubu igihe cyose naguhamagare wicaye aha ngaha wari uriyo uranyumva? Ndi kukubaza ntabwo uri kunsubiza. Wabaye iki ko numva noneho ndumva ntazimudure? Byakugendekeye gute? Mushiki wawe yongeye kuremba se? Evan ariyumvira akavuga ati senga, ntabwo ari ibyo kuremba, ntabwo arembye. Ubwo urumva yaba arembye, nkaba nicaye hano, ntabwo ari ibyo kuremba.
Lydia ati none se niba atari ibyo bimeze bite ko mbona wasuherewe nuko wanyagiwe. Ivana ahera akabaza Lydia akamubwira ati senga ndagira ngo nsubize ibibazo ngiye kukubaza kuko nanjye nabiburiye igisubizo. Ese bijya bibaho ko umuntu ashobora kuvukira mu buribwe akavuka yanze, yanabaho akabaho yanze, akabaho ubuzima bwe bwose yanzwe? Ese nanone bibaho ko umuntu ashobora kuvuka agakurira mu buribwe, agakora atotezwa, akazarinda ava kuri iyi si atishimye n'iri na rimwe n'ubundi agitotezwa? Ese senga uzi uko bimera kuba uri ukunda? Lydia ati mwana wanjye kuba uri ukunda ndabizi biraryana kuko nanjye byambayeho. Nabuze abo nakundaga benshi ariko se urumva ndaho ngaho ntazi uko uburibwe burijyana igihe cyose umuntu abuze uwo akunda? Ivana ati hanyuma se ngaho mbwira ukuntu umuntu ashobora kuvuka yanzwe agakomeza kwangwa kugeza ubuzima bwe bwose. Lydia ati ibyo bibaho ariko nta kitagira iherezo umwana wanjye. Umuntu ashaka kuvuka adakunzwe ariko nyuma y'igihe agakundwa. Ivana ati none njye nacumuye iki kaho gukundwa ahubwo ndushaho kwanga? Senga wansobanurira ambwira impamvu ibi byose ari njye bibaho. Lydia ati se mwana wanjye bikugendekeye gute? Wintera agahinda, wintera umubabaro. Iyo ntekereje ko ibikubaho byose ari amakosa yanjye, iyo nza kuba ntarakuretse ngo nkukure mu biganza byanjye, ntabwo wakabaye umeze gutya, ntabwo wakabaye ufite depression igeze kuri uru rwego. Natengushye mama wawe, sinigeze nubahiriza isezerano namuhaye. Yansabye kukwitaho no kukurinda ariko ntabwo nigeze mbikora. Sinzi niba ari nazigera mbabarira. Ivana ati senga ese ubu nawe rimwe ntuzabyuka ukanyihakana? Ese nawe rimwe ntuzabyuka ukambwira ngo nsohokera mu nzu? Ese ubu nawe rimwe ntuzambwira ngo uranyanga? Lydia ahera ko yikanga kavuga turavuga ibiki? Nde wakubwiye ko akwanga? Se kuri kuvugira mu migani habaye iki? Wahuye na Maya se? Niwe wakubwiye ayo magambo? Byakugendekeye gute mungu wanjye? Ituza ati senga ibaze ko Tania yambwiye Kanyanga, yambwiye ko adashaka kuzongera kumbona mu maso ye. Yambwiye ngo urwango mama we anyanga. Mbese urumva amagambo yambwiye yasaga naho ari kumbwira ngo mama wanjye ntabwo yaba kwanga ngo ngiye gukunda. Yambwiye ko agiye kujya ku ruhande rw'ababyeyi. Ndangije ngira ngo ahari arimo arashyenga ariko yarakomeje. Mfite ubwoba ko rimwe nzabyuka nawe ukambwira kunyaga. Lydia ati mwana wanjye nta na rimwe nzigera nkubwira ko nkwanga, nta na rimwe nzigera njya kure yawe kandi humura. Ese ubwo ibyo bintu Tania yabivuze nangwa ni ibihuha? Ituza ati senga
yabimbwiye imbona nk'ubundi njye nawe turebana amaso ku yandi hagari inkuru mbarirano Lydia ati simbyumva none se ari hehe tuzi ati ntabwo nshaka kubitekerezaho asize bagiye kumusezerera bakiri aho ngaho baganira gutyo Tania yahera ko yinjira aje gufata imyenda ye akihagera asa n'utunganya Evan akambwira ati nikoze Evan we ko nakubwiye ngo imyenda yanjye uyohereze mu rugo icyo utabikoze Evan aho kumusubiza araturika akarira akamwihorera Tania ati none se kugira ngo nsubize ko mbona uri kurira amarira niyo ari bunsubize Lydia akabaza Tania ngo atari ko se kandi wowe watewe na Tania he nyabingiza guteye nizahe uranyumvira nta no kuzura mu kanya uraza uvuga nabi gusa nose ubundi musaza wawe wagira ngo imyenda yawe ayijyane Tania atsenga njye nawe ariko twabivuganye yari kumbwira ngo ntabwo bishoboye nkaza kubyikorera Lydia ati ariko se watewe n'abahe bazima ese ubundi amagambo abwiye musaza wawe ni gateke Tania ati musaza wanjye wowe njye nta musaza wanjye ngira Lydia ati binakumbira uyu wicaye hano ni iki ntabwo muzi Lydia ati uravuze ngo nawuzi Tania ati yes of course Tania ahera ko yegera Evan akamubwira ati do I know you hata ngenda kuzi Lydia ati noneho ntago nzi ukuntu nabyita musaza wawe niwe uri kubwira ngo nawuzi yego ko mwami Yesu watewe n'ibikiza konzi ko ari wowe wirirwa urwanirira ishyaka musaza wawe konzi ko ari wowe umurinda iteka noneho kumurinda ni wowe urimo uramukora ibingibi Tania ati hari kera ntaramenya ukuri ese ubundi senga nawe koko nawe uzi ubwenge nari mufitiye impuhwe mbere hose numva nyine ari umwana warenganye numva nyine ko yarenganye ariko naje gusanga ari amakosa ye n'aya nyina Evan ahera akarakara uburakari bwinshi arakabwira mushiki we akamubwira ati Tania uvuga ibyo ushaka byose ariko hano hantu ndagusabye wongere kuvuga kuri mama wanjye niba ari n'ikigwari nta kibazo niba n'amakosa araye nta kibazo sinitaye ku nkuru ya mama wanjye sinitaye nuko byagenze ariko please mu kanwa kawe uzajya ukina n'ibindi ntuzongere gukina na mama wambyaye wambaye ubuzima Tania ati ko mbona se kandi ubaye nk'intare iri kumuhiga ko mbona utangiye gutontoma uratontomeshwa n'iki Evan biramucanga aramubwira ati Tania twarakuranye twarareranye twasangiye buri kimwe wambereye umuvandimwe nzahora mbizirikana sinzigera mbyibagirwa
uzahora uri mushiki wanjye, ndabyubaha kandi nzakomeza kubyubaha, ariko niba ari uko ubishaka nta kibazo, ntabwo nshaka kukubera umutwaro. Ahari niba wumva kukuvira mu buzima aribyo byaguhesha amahoro, nta kibazo, ndi ready rwose, ariko ndagusabye ndakwinginze, ujye ugera kuri mama wanjye ujye umurespectinga. Ku rundi ruhande Maya aba yasubiye hahandi uwo yita sokuru. Agerayo akavuga uko bimeze, avuga ko Lydia yahumye ariko yanze kuva ku izima. Bahera ko bamubaza ati none se urashaka ko tugufasha iki kuri iyi nshuro? Maya ati keretse mumunterereje ibintu bizajya biza bikamuniga akajya aribwa umubiri wose kugeza mpaye ibyo nshaka. Muzehe akora ibyo akora, akamubwira ati ngaho tanga, gira ibyo utanga, shyira ahangaha. Ahera agashyiramo amafaranga, umusaza agakomeza gukora ibyo akora, kuko ati abakurambere barayanze, aya ni make, ibyo uri gusaba birakomeye, ibintu bizajya bimuniga, rimwe na rimwe akaribwa umubiri wose, akumva abuze amahoro muri we. Urumva ni ibintu bikomeye. Yahera agashyiraho andi mafaranga, usasa akora akana kariya, akavanga ibyo avanga, agakubita ibyo akubita, agatongera ibyo atongera. Ahera ko amubwira atariko ibi bintu uri gusaba birakomeye mwana wanjye, biragusaba ibitambo. Maya ati icyo byansaba icyo ari cyo cyose ngomba kugikora, ariko nanjye nkabona icyo nshaka. Ndahera akamubwira ati hano hari umuti, urava ahangaha uwunyweye uragenda wawujunditse, nta handi hantu uri bunyure, uragenda ujye kureba uwo muntu, ukora uko ushoboye, numugeraho uwo muti uwumucire. Ntugire ibindi bintu uvugana nawe, ibyo biraba bihagije. Hanyuma nyuma yaho uzagaruke nkwereke ibindi ukora. Maya ahera ko abyemera, akavuga ati nta kibazo, ati bahera ko bawumuhereza, akawujundika, yinjira mu modoka ajunditse umuti, akerekeza kwa Lydia. Tuve aho ngaho twigire kuri Allen. Allen aba yagiye kureba Hirwa mu biro bye.
kumubaza condition ya mama we uko ihagaze nuko imeze. Ubwo yitegereza Allen avuga ati Allen, ese urabona ari njyewe unejejwe no kubona amaboko aryamye hariya? Allen atugize ngo iki? Uko bukwe kandi uko bukwe ninde? Ubwo ati sorry nari nibeshye. Utizera ko mama wari mabukwe ikimenyesho yuko nyine wamaze kundekura utakinkunda. Allen ati Hirwa, nje hano kukubaza condition ya mama wanjye, ntabwo naje hano ngo tuganire ku bintu bijyanye n'urukundo. Ibibazo byanjye nawe gute mama wanjye biza? Bwira, urabona mama bimeze gute? Ubu noneho nta n'umuntu wemerewe kwinjira mu cyumba aryamyemo. Nyine mama wanjye ameze ati? Ndahangayitse. Irwahera akabwira Allen akavuga ati mukobwa mwiza, mama wawe twaramuvuye, twakoze uko dushoboye, ahasigaye nahe. Icyakora hasigaye amahitamo amwe yonyine. Nimbona uyu munsi nta kintu gihinduka, ejo nta gihindutse, tuzafata umwanzuro tumwohereza imahanga aba ari hajya kuvurirwa. Ari nahera akaturika kari akavuga tugize ngo iki Hirwa? Ese mama wanjye nibamwohereza imahanga amafaranga amuvuza azava he koko? Hirwa atekereza neza, ibintu byose mu rugo twarabigurishije, n'ubu sinzi ngo ibitaro tuzabyishyurira, none uri kumbwira ngo imahanga? Hirwa yitegereza Allen aho kugira ngo amusubize akamwihora akicecekera. Allen ati none se kutansubiza? Hirwa ati none se ngusubize iki? Twamwitayeho, twakoze uko dushoboye, aho kugira ngo condition ya mama wawe igende nyine ihinduka, kugenda iba wasi. Nta kindi kintu cyo gukora dufite. Niyo mpamvu nagutumijeho, ndabizi wowe ntabwo wari kwibwiriza ngo uze mu biro byanjye, nagira ngo nyine mbikubwire. Yego niba iyo uje umbaza condition ya mama wawe, hari wenda watekerezaga ko ari ikindi ngo uhamagare, umura ntabwo nzongera kugira byinshi ngo ubaza. Reka tuganire kuri condition ya mama wawe. Uyu munsi ni wowe wa nyuma mama wawe ari hano, tubona bidahinduka ejo tuzamwohereza. Allen ati Hirwa, wasaze ariko? Are you out of your mind? Do you think ko dufite amafaranga? Ibaze, barumuna banjye ninjye bahanze amaso, basaza banjye ninjye bareba, none uri kumbwira ngo imahanga? Turakura he transport? Turakura he ibizadutunga? Wenda reka nemere ko nanakihangana, ariko se nakihangana kugeza ryari ndi kumwe na mama ntarya nawe? Hariya nta muntu mpazi, wenda ahangana nagiraga ihirwe. Mama wawe ndetse na Mira bakaba batuzanira icyo kurya, hariya ninde uzangemurira? Hirwa ati ibyo nibyo nshaka ko tuganiraho rero. Allen biramucanga ndetse bikamurenga, abwira Hirwa akavuga ati Hirwa, mama wanjye mureke, Imana nishema ko tuba imfubyi, buri nta mubyeyi
izakora igikwiye. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Maya abageze kwa Lydia. Asanga Lydia yicaye mu sitting room, yicaye wenyine, nta wundi muntu uhari. Ese ibyo ajunditse araza kubimucira nangwa ntabwo biri bumuhire? Munyemerere inkuru yacu tuyisubikire ahangaha. Ese ubundi Maya ashaka kugera ku ki? Tania se niki cyamuteye guhinduka? Yitwa Warahemutse, gusa twibaza ni mu bice bizakurikira. Niba nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.